Hello guys, iyi ni Shazo Trading. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amagambo y'ingenzi ugomba kumenya muri Forex Trading. Niba uri umutangizi cyangwa se umuntu ugitangira Forex Trading, ugomba kumenya aya magambo byanga byakunda. Reka dutangirane n'iki kibazo gikurikira. Ese Forex ni iki? Forex ni isoko ryo kugura no kugurisha amafaranga ariyo currencies nk'amayero, USD, GBP n'atandukanye. Urugero, ugura Euro USD wibwira ko iyero rizazamuka. Ariko mbere yo gutangira hari amagambo ukwiye kumenya agufasha cyane muri Forex kugira ngo ukore neza cyangwa se uyikore neza birambuye. Reka turebe inyito zibanze muri Forex. Ikintu cya mbere buri wese agomba kumenya icyo bita pips cyangwa se pip. Wakwibaza pip ni iki? Pip ni igipimo gito cyane cy'uko igiciro gihindagurika ni isoko. Urugero, niba dufite Euro USD ivuye kuri 1.1000 ikagera kuri 1.1005, bivuze ngo iba yagiye pipu 5 cyangwa se pips 5. Ushobora no kugenda ukareba kuri za gold ukareba niki, warabonye ko gold nimbe iri nko ku 4,000 ikaza kujya ku 4,010, ibigiye pipu 100. Ndizera ko ibyo bintu byose mugenda mubimenya neza. Ariko mu magambo yoroshye, pipu ni inyungu cyangwa igihombo cyawe, kubera ko isoko nimba bivuze riragiye rimuvinze pips runaka, iyo riramutse rigize iki ritagiye muri direction yawe ubu uri mu gihombo, iyo rigiye muri direction yawe ubu uri mu nyungu. Rero ni movement y'iki yuko isoko rigenda rizamuka cyangwa se rimanuka. Iyo movement rero igenda munuza mu buryo bwa forms, uko kugenda ku isoko kugenda mu buryo bwakibwa ama pips. Ndiza neza ko bisobanutse ahangaha. None ahangaha icya kabiri buri wese agomba kumenya iki lot. Lot wakwibaza ni iki? Lot ni ingano ya trade ufunguye. Lot ziri mu buryo butatu. Hari standard lot ikoreshwa n'abantu bafite igishoro kinini cyane, hakaba na mini lot abageranje bari muri medium, na micro lot. Standard lot ahangaha ibingana n'ibihumbi 100, mini lot ingana n'ibihumbi 10, micro lot ibingana n'igihumbi. Kuri micro lot niza benshi nyine abatangizi n'abakibano bagitangira Forex baba bakoresha cyane kuko nizo zitagira iki zitarimo risk cyane. Ahangaha abatangizi bagomba gutangira na micro lot kuko ifite iki risk yayo iba ari no cyane. Icya gatatu sasa buri wese agomba kumenya hano muri Forex bakita leverage. Leverage ni iki? Leverage ni amafaranga umubroker aguha yo kongera power yawe cyangwa se ubushobozi bwawe bwa trade ufata. Urugero, ufite amadolari 10, nuramuka ukoresheje leverage ya 1%, biba bishatse kuvuga ko ni nkaho ufite 10 ukubye kanga ukubye 100. Ushobora gucuruza amafaranga ari agera kuri angahe, agera ku 100. Ariko witondera leverage cyane kuko ishobora kugira iki kongera inyungu n'igihombo. Urugero rworoshye cyane wabibonye, iyo ufite leverage ya 1%, ugafungura niba ufite amadolari 10 ugafunga wenda trade zigera mu 10, birashoboka ko wazifungura, ariko isoko niyamuka ari kwangesinze cyangwa se rihindukiye muri direction itari yawe, automatically igihombo kirihuta cyane. So ndumvira neza kanga leverage yumvika. Icyakane nacyo cyanyuma, reka tugere kuri iki kuri spread. Spread ni itandukaniro riri hagati ya buy price na sell price. Turibaza buy price na sell price ubundi ni iki? Buy price ni igiciro waguriyeho, mu gihe sell price ari igiciro wagurishirijeho. Niba ugiye gukanda sell cyangwa buy, wabonye ko trade yawe imanza kugira karosi igeramo cyangwa se kasa nk'iri mu gihombo w'akantu gato cyane. Iyo rero niyo spread. Ni ukuvuga ngo ni amafaranga umubroker nyine amanza kugira gukuraho igihe cyose wafunguye trade yawe iri muri sell cyangwa se iri muri buy. Niyo broker aheraho yunguka, umubroker nyine wawe ni aheraho yunguka. Iyo spread aba ari cyangwa se aba ari nini bitewe na pay. Nko kuri GBP yawe aba ari nini cyane, kuri gold aba ari nto, no ku Euro USD aba ari ntoya. Ariko iyo spread ari no ni byiza cyane ku mucuruzi w'isoko. Iyo ari nini ni bibi cyane kubera ko kugera muri profit ya trade yawe wayifunguye biragorana cyane. Reka tuvuge mu ncamake z'ibyo twavuze kuri iki kuri pips. Pips ni iki? Ni movement y'isoko, uburyo price nyine bavuye hamwe ijya handi. Tuvuga urugero nimba gold yavuye ku 2,000 ikajya kuri 410, bivuze yuko kuva ku 2,000 kujya kuri 410
ni price iba yagiye igeraho. Iyo price rero iba yagiye iki pips kugira ngo igere kuri iyo price, ni pips iba yagize iki yagiye. Katuvuye kuri spread nanone twavuze kuri spread yuko ari ya mafaranga umuboroka agira iki ari saving nyine atwara nyine. Igihe openinze trade yawe wakoze buy cyangwa se sell. Twongeye tuvuga kuri iki kuri lot. Lot yo ni ingano ya trade uburi bufate. Turanya tuvuga kuri leverage. Leverage ni iki? Ni imbaraga cyangwa se ubushobozi wongera muri trade za nyine kugira ngo ufungure trade nyinshi cyangwa se ukoresha igishoro kinini cyane. Tuvuga urugero, niba ufite amadolari 10 ushaka kuyatradinga azi nk'umuntu ufite amadolari 1000 bitewe n'iki wakoresheje rimwe kugeza ku ijana. Icyo gihe bizakomera yuko ufite amadolari 10 uzafungura iki position nyinshi cyangwa se trade nyinshi. So niba ari bwo bwa mbere cyangwa se ukaba uri mushya kuri iyi channel yacu, wibuke gukanda subscribe, like, share na comment usangize n'inshuti zawe, tukomeze tubane mu masomo ari imbere. Ciao ciao.